Red Blue JD. Ni mu rugendo rwerekeza mu bwami bw'ingagi mu misozi y'ibirunga hagati y'ibirunga bya Kongo, Uganda n'u Rwanda. Ni ku ruhande rw'u Rwanda ku gicumbi cy'abantu uburenganzira bw'ibiremwa bivugwaho na siyanse ko bifitanye isano iri hafi n'ikiremwa muntu. Ni hagati y'ikirunga cya Bisoke na Karisimbi, inkambi ya Dian Fossey waje kugaburirwa izina rya NYIRAMACIBIRI na bakavukire yahasanze. Ese ubundi izina NYIRAMACIBIRI yari hawe kubera iki? Ese nyuma yo kuza muri Afrika agendeye ku bushobozi bw'inguzanyo ya banki yaje kwaca ingando gute? N'ibindi ku buzima bwe ntucikwe nabyo. Ni mu kiganiro cyacu cya none aho tukubwira amateka y'umunyamerikakazi Dian Fossey wemeye kwitangira ubuzima bw'inyamaswa zo mu birunga akajya kubana nazo mu mbehe kumanya amenyo uhageze wese. Akenshi wayiganjemo n'imvura y'amahindu ihabwa ititaye ku bihe. Njyewe uguha ikaze mu kiganiro ni muhiki cya none. Ndi Prudence. Radio ni Keti Radio, radio y'icyerekezo, ikaba radio ya Kigali Today, yumvikanira Kigali kuri 96.7. Inagusesekaraho kandi aho waba uri hose mu gihugu, akanunga ku kanunga, ikibaya ku kibaya, n'umusozi ku musozi. Mu majyepfo y'u Rwanda mutwumvira kuri 7.9, mu burengerazuba bw'u Rwanda naho mutwumvira kuri 3.3. Amajyaruguru nk'uko bisanzwe ni ku 1.1, naho iburasirazuba ni ku 2 mutwumvira. Wanatwumvira kuri internet radio akadomorwa. Je viens de très loin, j'ai laissé mon pays. Dian Fossey uretse gukundwa n'abantu, dore ko yabaye hose yagiye arangwa no kwita ku bantu, cyane cyane abarwayi n'abandi bantu batishoboye. Ari mu bantu bake ku isi babashije guhabwa urukundo rudafunguye n'ingagi ubwo yabanaga nazo mu gihe kirenze imyaka 20, bahoza intero n'imikirizo. Muri iyi myaka yabanaga nazo yirangwaga no kuzivura akanazikoraho ubushakashatsi bugamije guteza ubuzima bwazo imbere no kugira ngo abantu batuye isi bose bazimenye. Mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Karisoke n'ubu gisanga mu mujyi wa Musanze no muri pariki y'ibirunga. Abaturage kavukira mu cyahoze ari Ruhengeri ahegereye pariki y'ibirunga bo iyo banamuvugaho bavuga ko yari shefu y'ingagi. Uyu ni Muzehe Gahire Thomas, ari mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko. Uyu musaza utuye mu Kinigi yamenye NYIRAMACIBIRI mu 1973 ubwo yabakumiraga kugabiza icyo ryabo pariki y'ibirunga. NYIRAMACIBIRI niwe wari kuri ingagi, yari shefu y'ingagi cyane. Nari umushumba, nararakiraga twiba parake. Namubonaga hariya kwa NYIRAMACIBIRI nyine hariya mu kirunga cya Bisoke. Mwamufashaga gute mu gihe cyanyu? Twamufashe gute kwa ntabyo twari tuzi. Twebwe ko twari abashumba, twebwe twiba parake, akaza gushyiraho itegeko bakarasa inka tugahubukamwe tugahunga. Nuko bari inka zari ziri muri parike. Barashemo zinga icyo gihe? Ni nyinshi ntabwo nkibuka umubare. Oya, muri 73 nta nka yongeye gusubiramo. Ubonaga ari umukecuru ukuze cyangwa arafite ingufu? Yari umukecuru da. Kandi ntabangana hano se. Yabaga yambaye ate? Yambaraga kizumu nyine, yambaraga amapataro. Ikigeye twebwe niho twabonaga umugore wambaye ipataro, yambaraga amapataro. Yari wenyine, yari wenyine, n'abazungu bazaga bamusangamwe abandi. Yaradutangazaga ko twamubonye dutyo se. Natwe ko tutabizi ko twagiye kwa tukabona araje ngo NYIRAMACIBIRI kuri ingagi. Ushobora kuba waramumenye ageze mu Rwanda, gusa urugendo rwe rwo kurwana ku rusobe rw'ibinyabuzima ntabwo ariho rwatangiriye. Reka duhere ku nkomoko ye no ku rugendo rwe rwa mbere aza muri Afrika. Urugendo rwe rwo muri Afrika ku ngobyi y'ikiremwa muntu ku isi, berceau de l'humanité, rwanditse amateka kuva kihagera kugeza n'uyu munsi. Impamvu yabyo nta yindi ni ukwita ku rusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'ibirunga birimo inyamaswa zitandukanye nk'inzovu, imbogo ndetse n'ingagi zari zirembejwe na ba rushimusi. Uyu wavukiye i San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera guharanira uburenganzira bw'inyamaswa cyane cyane ingagi zo mu birunga. Yaremeye aguza n'amafaranga yari kuzamuzana muri Afrika kwakora ubushakashatsi kuri izi nyamaswa. Yabonaga kuri za televiziyo gusa atari yakiboneye n'amaso ye imbona nkubone. Ntiyatinya amasazi y'ibihugu, imbeho n'intambara zari zarayogoje agace ko mu birunga. Intego ze
zari kurwana ku bakurambere b'ikiremwa muntu ku mubumbe w'isi bari mu nzira zo gusibangana ku ikarita y'isi. Dian Fossey ufatwa nk'intwari idasanzwe yitangiye inyamaswa zo mu gace k'ibirunga yakomoraga ubuzima kuri Catherine wakoraga akazi ko kumurika imideli igezweho i San Francisco, na George Fossey wa gatatu we wakoraga akazi ko guhuza abakiriya n'ibigo by'ubwishingizi. Ubwo yari akiri umwana muto ntiyigeze arya ku mahondo y'urukundo rw'ababyeyi be bose babana mu muryango. Ku myaka 6 y'amavuko gusa urukundo rwa se na nyina rwamenye impinga, bemererwa gatanya buri wese ajya gutangira ubuzima ku giti cye. Mama we Catherine yashatse undi mugabo ari we Richard Price wari umwe mu bacuruzi bakomeye i San Francisco. Ngo isi yakomeje gushaka kwita ku mukobwa we Dian Fossey, ariko nyina Catherine wari waramaze kuzinika urukundo rwa se akajya abangamira ko bahura. Nyina yamubwiraga ko agomba kwibagirwa se ahubwo agafata umugabo we wa kabiri nk'ari se wamubyaye. Yamubwiraga ko nafatiye umugabo nka se mu rugo rwe ubwo rufite ubutunzi nk'ubwamirenge ku ntenyo ntacyo ari kuzahaburira. Burya ariko ngo ikizere kiraza amasinde. Uwo nyina yabonaga ko azamubera umubyeyi akamubera se ntabwo ariko byagenze, ahubwo yaramuhindutse amubera umubyeyi gica, aramutoteza yongeraho no kujya munena bari ku meza. Dian Fossey wari ufite imyaka 7 y'amavuko ngo ntiyashoboraga kwicara ku meza amwe n'uwo nyina yifuzaga ko yakora inshingano za se. Ntiyashoboraga ndetse no kwicara ku meza n'abandi bana b'uyu mugabo yari yarabyaranye na nyina. Agaciro muri uyu muryango karabuze, atangira kubaho yihebye, abarira iminsi yo kubaho ku ntoki, anibaza impamvu yisanze muri ubwo buzima. Nyuma yo kubura urukundo muri uyu muryango, aho yumvaga azatura ku itetero nk'uko nyina yabimwizezaga, yatangiye gutekereza ubuzima bushya. Uyu wari umaze gutakariza abantu urukundo n'icyizere yatangiye gushakira urukundo mu nyamaswa. Ubwo yari afite imyaka 7 ku ishuri yigagaho yatwaraga ifarashi agashimisha benshi. Ngo yari afite ifarashi yakundaga cyane nawe ikamukunda. Aha niho bivuga ko urukundo rw'inyamaswa rwatangiriye, kuko yazibonagamo ibyishimo ataboneraga mu muryango yarererwagamo. Ise wabo umunenaga ku meza ndetse akanamutoteza. Ubwo yari afite imyaka 19 y'amavuko ariko yagaruye umutima wa kimuntu, yemera no kumurihira ishuri ry'ibijyanye na business ku kigo cya Lowell High School. Gusa Dian Fossey we yarabyanze, yiyemeza kwiyegurira amasomo ajyanye n'ubuvuzi bw'inyamaswa, dore ko yazikundaga urukundo rutari urumamo. Ababyeyi be batewe twatsi icyifuzo cye, banahagarika amafaranga agomba kumufasha mu ishuri y'ibyo yifuzaga kwiga. Gusa yaje kubona ubufasha abukomeye kubagira neza, ajya mu ishuri mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abantu. Aha i San Jose yakwimpamya bumenyi cyiciro cya 2 cya kaminuza mu mwaka wa 1954. Arangije kwiga yahawe akazi ko kwita ku barwayi b'indwara y'igituntu mu bitaro by'i California. Yakomereje mu bitaro by'abana by'i Louisville. Ngo kuba yaratuje cyane, dore ko amateka agaragaza ko atakundaga gusamara, byoroheje akazi yakoraga ko kwita ku bana babaga bafite ibibazo by'uburwayi. Uwari umuyobozi w'ibyo bitaro Michael Henry ni wari umufasha we, wari inshuti ye y'akadasohoka. Kubera gukora akazi ke neza, umunsi umwe bamutumiye kuza kubafasha kwita ku bikorwa byabo by'ubworozi aho bakoreraga ubworozi. Byaramushimishije cyane, ngo yaranahaye rugari agiye gukorera mu nyamaswa kuko ari byo yakundaga kurusha ibindi byose. Dian Fossey yakundaga inyamaswa cyane, yarangaga n'ubushakashatsi bwinshi kuri zo, aharanira icyatuma zibaho neza ndetse n'abantu bakamenya umwihariko wazo. Gusa yumvaga ko muri Afurika haba pariki nziza zicumbikiye inyamaswa nyinshi z'amatsiko mu buzima bwe. Gusa nanone ntiyari akazibonye, yazibonaga kuri za televiziyo, akabyumvana n'abantu babaga bavuye muri Afurika bazitangarira. Ibi byatumye ategura urugendo rwo muri Afurika ku nkomoko y'ikitwa ikiremwa muntu ku isi, Berceau de l'Humanité. We n'umuryango wa Dr Michael Henry bapanze urugendo rwo kuza muri Afurika kwatemberera. Gusa kubera ubukene abura amafaranga yagombaga kumufasha mu rugendo rwo kuza muri Afurika. Mu 1959 amafaranga yasabwaga yo kuza muri Afurika ni $8,000 by'amadolari y'abanyamerika y'icyo gihe. Amaze kubura ubushobozi, yaje kwigira inama mu buzima yo kugana inzira ya banki ikamuguriza, agakabya indoto zo kuza muri Afurika kwatemberera, akirebera inyamaswa zaho, byanaba ngombwa akazikoraho ubushakashatsi bwimbitse. J'ai laissé mon pays pour prendre le chemin qui m'a été choisi.
mu mwaka w'1963 yagurirwa ayo mafaranga na banki yo muri Amerika aza gutemberera muri Afrika mu gihe cy'ibyumweru 7. Urugendo rwe muri Afrika rwatangiriye ku butaka bw'Amasayi mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa 9 muri uwo mwaka. Ageze Nairobi yahuriye n'umukinnyi w'amafilime William Horder wari na nyiri hoteli ya Three Tops, amwuza mu bijyanye no gutembera mu mapariki yaho. Nyuma yaje no guhura na John Alexander nawe wamufashije cyane gutemberera muri pariki zo muri Kenya, icyahoze ari Zaire, Rhodesia y'Epfo n'iy'Amajyaruguru, byaje guhinduka Zimbabwe na Zambia no mu gihugu cya Tanzania. We na Alexander muri urugendo basuye pariki zitandukanye nka pariki ya Tsavo iri hagati ya Kenya na Uganda, Amboseli ibazwa mu gihugu cya Kenya, pariki y'Ibirunga ku ruhande rw'u Rwanda na Congo, na pariki ya Serengeti yo muri Tanzania. Yaryohewe n'ubwiza bw'inyamaswa zo muri Afrika, bituma atangira gutegura guca ingando kuri uyu mugabane mu rwego rwo kuzikoraho ubushakashatsi no kuzivuganira, kuko zari ziyogojwe na ba rushimusi bazicaga buri munsi bagamije gushaka inyama, imitsindo y'ubuvuzi gakondo bwo muri Afrika n'amadolari bakoraga mu kuzigurisha n'abifuza kuzororera mu rugo, ndetse no kugurisha ibice bimwe byazo nk'amahembe y'inzovu. Yari imari ishyushye ku isoko mpuzamahanga ry'umwijima muri ibyo bihe. Aho yaryoheye kurusha ahandi ariko muri Afrika ni muri pariki ya Virunga mu kirunga cya Mikeno, dore ko yahahuriye n'ikiremwa kidasanzwe mu buzima bwe. Ikiremwa yahuye nacyo kikamugaragariza urukundo kurusha izindi nyamaswa zose yagiye abona. Iki nta kindi ni ikiremwa cy'ingagi, bivugwaho na siyanse ko cyaba gifitanye isano ya hafi mu bisanira n'ikiremwa muntu. Ageze muri pariki ya Virunga yahuriye n'abandi banyamerika bakoraga ubushakashatsi ku ngagi zo mu misozi. Ibyamuteye umwete nawe ukaza ubushakashatsi bwe kuri izi nyamaswa. Gusa Dian Fossey yagombaga no gusubira muri Amerika kujya kwishyura ideni yari yarafashe ryatumye ashobora kuza gutemberera muri Afrika. Asubiye muri Amerika yanditse inkuru 3 zari zikubiyemo urugendo rwe muri Afrika. Izo nkuru zarakunzwe cyane muri Amerika kubera yavuga ku buzima bw'imibereho n'inyamaswa zo muri Afrika, cyane cyane ingagi zo mu misozi y'Ibirunga. Kuri izi nkuru 3 yanditse muri Amerika yakomoye ubufasha umugarura muri Afrika kuzikoraho ubushakashatsi bwimbitse, ndetse birangira anahaciye ingando. Mu mwaka w'1965 yaretse akazi yakoraga ko kuvura muri Amerika agaruka muri Afrika gukora ubushakashatsi kuri izi nyamaswa no kubana nazo. Muri ubu bushakashatsi yahahuriyemo n'umunyamerika wundi Louise Ricky n'umwongereza John Goddard bakoraga ubushakashatsi ku bitera byo muri Tanzania. Abari barambye muri Afrika biyemeje kumushyigikira nawe agatangira gukora ubushakashatsi bwe. Ubwo yaragarutse muri Afrika aje kuhatura burundu, yabanje kwiga ururimi rw'Igiswahili no kwimenyereza indyo n'imico byo muri Afrika kugira ngo bizamworohereze akazi yakoraga. Dian Fossey ageze muri Afrika bwa kabiri yakomereje mu cyahoze ari Zaire, ahasanga abandi banyamerika bari bariyo muri pariki ya Virunga. We nabo babanaga muri iki gihe bari afite itsinda rigizwe n'umushoferi wari ushinzwe umutekano wabo ndetse n'umufotozi. Ageze mu ngagi, nyuma yo kuvumbura bimwe mu biryo zakundaga, yarabishakaga ku bwinshi kugira ngo azireke, kugira ngo abane nazo neza. Yashyize mu bikorwa ihame ryo mu ishyamba risaba umuntu wese ko iyo ageze mu ishyamba aba agomba kwiyoroshya. Ngo yize kwiyoroshya nawe azirimo arazimenyereza, ndetse atangira no kuzitaho. Izagize ibibazo by'uburwayi akazivura. Muri iki gihe ubwo yabaga mu cyahoze ari Zaire hari umutekano muke wakomokaga ku ruhande rwa Mobutu Sese Seko kuko umwendo wa Zabanga na Laurent Désiré Kabila batumvikanaga. Ibyanatumye uruhande rwa Kabila rufata intwaro rukajya mu ishyamba. Ishyamba bagiyemo kwisuganyirizamo nta rindi ni pariki ya Virunga, ahari ibikorwa by'ubushakashatsi bya NYIRAMACIBIRI. Nubwo ntawe yashyamiranaga nawe ngo inyeshyamba za Kabila zamufashe mpiri zijya kumufungira ahitwa Rumangabo, gusa nyuma gato zaje kumurekura azihaye ruswa. Bamurekuye yagiye mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kisoro. Yasabwe na ambasade ya Amerika muri Uganda ndetse no mu Rwanda kudasubira ku butaka bwa Congo kuko bamubwiraga ko nasubirayo azatakariza ubuzima. Dian Fossey wari ubangamiwe n'ibibazo by'umutekano mu cyahoze ari Zaire. Ibikorwa bye ntabwo byagarukiye aho ngaho, ahubwo yahinduye aho abikorera. Yakomereje ibikorwa bye n'ubushakashatsi mu Rwanda muri pariki y'Ibirunga. Mu Rwanda yahuriye n'umunyamerika Rosamond Kari wamufashije kugera ku Mubirigi Ariete de Munuke wari umenyereye cyane u Rwanda. Amuhitiramo ahantu heza ho gukomereza ubushakashatsi bwe. Urugendo rw'imirimo ya Dian Fossey yo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima harimo n'ingagi ku butaka bw'u Rwanda, uru nirwo tugiye kugarukaho. Iyi uteze amatwi ni Keti Radio, turi mu kiganiro ni muntu ki kivuga ku buzima bwa Dian Fossey nk'uko mwabyifuje muri benshi kumenya ubuzima bwe.
chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. mu cyahoze ari Ruhengeri tariki ya 24 Nzeri 1967 Dian Fossey nibwo yashinze ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke mu mujyi wa Ruhengeri no mu gace k'ibirunga hagati y'ikirunga cya Karisimbi n'ikirunga cya Bisoke ahabarizwa imiryango myinshi y'ingagi. Kari ni ijambo yavanye kuri Karisimbi, yungaho soke yavanye ku kirunga cya Bisoke, bihinduka Karisoke. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ngagi no kuzina inyamaswa yatangije ku isi ubwo yari mu birunga muri aka gace yita ku ngagi, ni naho yakwiye izina ry'itazirano rya NYIRAMACIBIRI. Iyi nkomoko y'iri zina nayibwiwe na Bizumuremyi Jean Bosco, atuye mu murenge wa Kinigi, akagari ka Kaguhu ahitwa Bisate, ni mu birenge by'ikirunga cya Bisoke. Uyu yakuranye nawe 1984 aho yari umukozi ushinzwe isuku iwe mu rugo no mu nzu z'abashakashatsi. Narabajije nanje nkimumenya ngo bari mwise kubera ko ari umugore wemeje kuba mwishamba nta mugabo agira. Gusa NYIRAMACIBIRI bisobanuye byari bisobanuye ibyo ndiko bambwiye byari bisobanuye nyine umugore uba mwishyamba nta mugabo agira, bigahita bivuga yuko yitwa NYIRAMACIBIRI. Niko nabajije niko bambwiye. Ubundi se mu rurimi rwanyu rwahangaha NYIRAMACIBIRI bishatse kuvuga iki? Nzi abantu benshi bita NYIRAMACIBIRI ariko ntabwo nzi impamvu babita NYIRAMACIBIRI. Gusa we iryo zina yarihaye kubera yuko nta mugabo yagiraga yibera mu cyamba wenyine. Niko nabajije niko bambwiye. Abasaza ba kera. Mu bikorwa bye byo kwita ku ngagi, bimwe mu bibazo yagiye ahora nabyo ubwo yari mu Rwanda ni ikibazo cy'ubukonje, umwijima n'inzira zuzuye ibyondo bitatumaga ajya aho yifuzaga hose. Harimo kandi n'ikibazo cy'abarushimusi nacyo kitari kimworoheye, nubwo mu Rwanda mu 1920 hari aratoye itegeko ryo kudahiga muri pariki y'ibirunga. Abahigi babirengagaho kubera ruswa batangaga ku bayobozi ba pariki bakajya guhigamo, bakangiza urusobe rw'ibinyabuzima byabaga muri iyi pariki. Isigari nk'idateka ikamwa amadovize ku Rwanda. Bizumuremyi Jean Bosco wigeze kubana nawe ari umukozi ushinzwe isuku iwe, ashinzwe kumufiriza amazi yo koga rimwe na rimwe no kumusasira. Aragaruka ku bikorwa byo guhangana na barushimusi. Icyo gihe nyine ibintu byo gushimuta ingagi n'izindi nyamaswa byari byeze cyane. We rero n'ibyarwanyaga yarafite ikipe yari yarashizeho ikipe ishinzwe kurwanya barushimusi, yakoranaga n'ikipe y'abagaride parike bicitwaga Ortepeni, ariko nawe ubwe yigiraga mu ishamba akajyana n'iyo kipe yashizeho yo kurwanya barushimusi. Bagategura imitego bagafata barushimusi. Icyo gihe mbere yaho habaga n'inka barageraga mu ishamba akazirwanya akazisohora mu ishamba. Hanyuma ku mubano we n'ingagi hari abantu batabyemera neza uburyo umuntu yabaga yabana n'ingagi mu buzima bwa buri munsi. Wabonaga yemeze gute zo zamufataga gute ingagi kurikije ko yamubonaga? Zari zimuzi, yarafite amagurupe iyo yaramenyereje, ariko we iyo yajyagamo wabonaga zimuzi nta kibazo zagiraga, nawe nta kibazo yagiraga. Zaramukundaga cyane bihebuje. Niyo mpamvu yarafite n'ingagi yakundaga bitaga digiti. Yigeze kwicwa n'abahigi biramusaza, noneho ahita arwana intambara yo kugira ngo arwanye barushimusi yivuye inyuma. Bahitaye amacumu barayica bayica umutwe. Yarasaze arasara yivuye inyuma rwose, arasara neza kandi yanabigezeho. Je viens de très loin, j'ai laissé mon pays pour prendre le chemin. Ngo bibasiraga ibyana by'ingagi bakabishimuta bakajya kubigurisha n'abazungu bashaka kubyorera mu nzu zabo zorerwamo inyamaswa. Aba ngo bahembwaga amafaranga menshi, ndetse ngo byanatumaga bamwe mu bakozi b'icyahoze ari Ortepene ngo bajya muri ibikorwa kugira ngo babone amafaranga menshi. Ibi ariko ntabwo byamuciye intege. Urugamba yari yaratangije rwarakomeje, rwari rugeze mu mahina. Yashinze umutwe wari ushinzwe gucunga umutekano n'inyamaswa zihabarizwa haba ku manywa na nijoro. Mu gihe kitageze ku mwaka yahashije barushimusi 798, nyamara abarinzi ba pariki y'ibirunga bari 24 muri icyo gihe bo nta numwe bari barigeze bahashya kubera kokamwa no kurya bitugu kwaha. Ubwo yageraga muri pariki y'ibirunga ariko yasanze zimwe mu nyamaswa zahabarizwaga
zirimo inzovu zenda gushira kubera kuzihiga. Uretse urugamba rwo guhangana na barushimusi, Dian Fossey yanahanganye n'urundi rugamba rwari rukomeye cyane, urugamba rwari muri leta ya Habyarimana n'ikigo cya OTPN cyari gishinzwe amapariki n'ubukerarugendo mu Rwanda icyo gihe. Impamvu y'iryo hangana ngo nuko atemeraga ko abakerarugendo baza muri pariki y'ibirunga gusura ingagi, ngo kuko banashoboraga koza bakazanduza indwara zitandukanye cyangwa bagatamo ibiribwa byanduye zabirya zigapfa. Yanatanze zimwe mu ngero z'ingagi zari zarapfuye zizi indwara zanjwe n'abakerarugendo baje gusura iyi pariki. Ibi nabyo nabambiriwe na Kakuze Esther, ni umukozi muri fondasiyo ye ibarizwa i Musanze. Ije n'ubundi uko nyina abakerarugendo bajyayo, nk'ubu ugiye urwaye gripe, hari indwara ziri transmissible ishobora kuva mu bantu zikajya mu ngagi, nk'uko hari n'ishobora kuva nyine ubwo mu ngagi ikajya mu bantu byose. Ntabwo rero we yemeraga tourisme, ashaka gukora conservation gusa. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite mbere yo kwitaba Imana, ngo nubwo yarangwaga n'igitsure no kutihanganira abashaka kubangamira inyamaswa zo muri pariki y'ibirunga, mu buzima busanzwe ngo yarangwaga n'umutima mwiza. Igihe kenshi wabaga uvuye ku kazi utashe nimugoroba, ari mu nzu muwe yarakubwira dushaka primus cyangwa ushaka icyayi, ugahitamo icyo ushaka akakiguha. Yaba ukwezi gushize agiye kuguhemba akakugerekeraho icyo bita tipu, akaguha umushahara wawe akaguha na tipu rwose, nta kibazo. Ikindi buri noheri yatumaga umukozi niba ufite umugore n'abana, yarabahamagaraga mwese mukazamuka rirashya mukazamuka mukajyayo. Yateguye umunsi mukuru, abakozi bose batumyeho n'imiryango yabo, bakanywa bakarya, yarangiza akabaha n'amakado yabaga yatumije muri Amerika. Nihe kado wibuka yaguhaye imbere yo kwitaba Imana utazibagirwa? Yampaye ingofero ni jire, ama niba hashirimo amafaranga. Angahe icyo gihe? Icyo gihe yampaye amafaranga 2,000, kandi icyo gihe njye nakoreraga amafaranga 1,020 ku kwezi. Ubwo hari mu mwaka 84? 84. NYIRAMACIBIRI, inshuti y'abantu n'ingagi, yashoje urugendo rwe rwo ku isi mwaka wa 1985, ahitanwe n'abantu n'ubu bataramenyekana neza bamutemaguye. Gusa bivuga kenshi ko urupfu rwe rufitanye isano no kubangamira abarushimusi muri pariki y'ibirunga. Bizumuremyi Jean Bosco, urupfu rwa NYIRAMACIBIRI ngo ubwo yarwumvaga nawe rwaramutunguye. Twebwe twabimenye mu gitondo, kubera ko buri mu gitondo twebwe abakozi twihaga gahunda. Hari umukozi warushinzwe kumutekera umuboyi we, hari umukozi warushinzwe kuja gufata umuriro akagenda agacana mu nzu hari amafuru kugira ngo zishuhe, no kujyana y'amazi. Icyo gihe noneho hari n'undi wagomba kuba yabyutse mu gitondo ari gutekera abandi bakozi. Ubwo no kuvuga ngo abakozi 3 bagomba kuba babyutse mu gitondo kare. Njyewe nari mu bantu bagomba kubyuka ntekeye abakozi kuko twajaga ibihe. Undi wabyutse mbere yanje ni wagomba kumushira amazi yo koga n'umuriro mu furu. Noneho hari n'ikibazo twagiraga, hari ibikona bya mu gitondo kubera Dian Fossey rero bimenyeje kubiha imigati, zazaga ibikona byazaga ku nzu hejuru mu gitondo saa 11, noneho bikasakuza biri gushaka iyo migati, noneho bikamukangura. Uvuga ngo umukozi nabwo nanone yagomba kurwana n'ibyo bikona akabyirukaho kugira ngo bitamusakuriza. Umukozi rero wagiye akigenda, genda ari nsigaye mu gikoni ndi guteka abandi bakiryamye, mbona aragarutse ari kwirukanka, aramwe ati Dian Fossey bamwibye. We yageze ku nzu, yagiye gukingura umuryango, ubona urakinguye, abona n'intuza n'ahantu batoboye ku rukuta rw'inzu ye ya Dian Fossey. Ntabwo yinjiye mu nzu, yahise agaruka aje kututabaza. Ni yahise abwira ati Dian Fossey bamwibye. Twinjira mu nzu tubyitsa bagenzi bacu, twese turagenda tugendera igihuri, tugendera rimwe. Tugeze ku muryango wa mbere tubona urakinguye, gukora kusara dusanga urakinguye, uwa kabiri dusanga urakinguye, uwa gatatu dusanga urakinguye. Dukase mu cyumba cye dusanga aryamye hasi, yapfuye. Bamukubise umuhoro hano mu ntuza mu kanwa, uratemo ugera hano mu rwasaya, ariko turi no kumufubika neza. Numvaga twumvishe bameze nk'abari bamukubise inyundo mu mutwe, kuko umutwe wari wajanjaguritse umeze nk'ibimene by'amacupa. Ntabwo nyine twabyumvishe gutyo, ariko tukumva bavuga ko bamujije bijanye n'intuza no guhiga no kubangamira abantu bahiga, mbese kuba abangamira abantu batuma badatwara utwana tw'ingagi ngo batujane hanze muri za zoo. N'ibyo ngibyo twumvishe nta kintu.
maison. Je viens de très loin. ubwo yaramaze kwitaba Imana yashyinguye hagati y'ikirunga cya Karisimbi na Bisoke. Imva ye iri hagati y'ingagi harimo iyitwa Kweri, iyitwa Digit yakundaga cyane, Macho, Frito n'izindi. Ku buzima bwite bwa Dian Fossey nta mugabo yigeze, yewe nta n'umwana yasize ku isi. Gusa bivuga ko yarigeze kujya mu rukundo na Bob Campbell, wari umufotozi wa televiziyo ya National Geographic, ariko ngo byari urukundo rusanzwe narwo rutamaze igihe kirekire. Mu bide byarangaga ubuzima bwe, kubera kumara igihe kirekire aba wenyine byatumaga anywa itabi ryinshi, biza kumutera n'indwara y'ibihaha, aho yajyaga ahura n'ibibazo byo guhumeka, akitabaza ibyuma bimwongerera umwuka. NYIRAMACIBIRI yitabye Imana afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye n'ubuvuzi bw'inyamaswa. Nubwo yaba akiriho, hari kubashize imyaka isaga 50 ageze mu Rwanda, bimwe mu bikoresho yakoreshaga biracyahari. Ibi ubisanga mu nzu ndangamurage ya fondasiyo yasize ashinze, ishinzwe kwita ku bikorwa bye yasize, yitwa Dian Fossey Gorilla Fund International. Muri ibyo usangamo intebe ebyiri yicaragaho, akabati yabikagamo ibikoresho bye, ameza, ingoma yakoreshaga ubwo yabaga ari mu gitaramo n'abakozi be n'abandi bashyitsi baga bamusuye, ndetse n'itara yakoreshaga nijoro ashaka urumuri mu nzu ye yari ishakajwe n'amabati 80, iri hagati y'ikirunga cya Karisimbi na Bisoke. Mbere yo kugana ku musozo w'ikiganiro cya none cyavuga ku buzima bwa Dian Fossey NYIRAMACIBIRI mu ngobyi y'ikiremwa muntu ku isi, sinasoza ntashimiye byimazeyo abamfashije gutegura iki cyegeranyo kugira ngo kibagereho. Ndashimira ubuyobozi bwa Kigali Today na Keti Radio, nkanashimira abo twaganiriye babanye nawe n'abakozi ba fondasiyo ye. Mugire impagarike n'ubugenge. Ikiganiro ni muntu ki, nawe ku cyumweru gitaha mwari kumwe nanjye Prudence Nsengumukiza. Red Blue JD. Mu kiganiro ni muntu ki cya none ndi Prudence. Radio ni Keti Radio, radio y'icyerekezo, ikaba radio ya Kigali Today, yumvikanira i Kigali kuri 96.7, inagusesekaraho kandi aho waba uri hose mu gihugu, akanunga ku kanunga, ikibaya ku kibaya, n'umusozi ku musozi. Mu majyepfo y'u Rwanda mutwumvira kuri 7.9, mu burengerazuba bw'u Rwanda naho mutwumvira kuri 3.3, amajyaruguru nk'uko bisanzwe ni ku 101.1, naho iburasirazuba ni ku 102 mutwumvira. Wanatwumvira kuri internet radio.rwa. Je viens de très loin. J'ai laissé mon pays. Dian Fossey uretse gukundwa n'abantu, dore ko yabaye hose yagiye arangwa no kwita ku bantu, cyane cyane abarwayi n'abandi bantu batishoboye. Ari mu bantu bake ku isi babashije guhabwa urukundo rudafunguye n'ingagi ubwo yabanaga nazo mu gihe kirenze imyaka 20, bahoza intero n'inyikirizo. Muri iyi myaka yabanaga nazo yirangwaga no kuzivura, akanazikoraho ubushakashatsi bugamije guteza ubuzima bwazo imbere no kugira ngo abantu batuye isi bose bazimenye. Mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Karisoke n'ubu gisanga mu mujyi wa Musanze no muri pariki y'Ibirunga. Abaturage kavukira mu cyahoze ari Ruhengeri ahegereye pariki y'Ibirunga, bo iyo banamuvugaho bavuga ko yari shefu y'ingagi. Uyu ni Muzehe Gahire Thomas, ari mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko. Uyu musaza utuye mu Kinigi yamenye NYIRAMACIBIRI mu 1973 ubwo yabakumiraga kugabiza icyo ryabo. Yaradutangazaga ko twamubonye dutyose, natwe ko tutabizi ko twagiye kwa tukabona araje ngo NYIRAMACIBIRI kuri ingagi. Ushobora kuba waramumenye ageze mu Rwanda, gusa urugendo rwe rwo kurwana ku rusobe rw'ibinyabuzima ntabwo ariho rwatangiriye. Reka duhere ku nkomoko ye no ku rugendo rwe rwa mbere aza muri Afurika. Urugendo rwe rwo muri Afurika ku ngobyi y'ikiremwa muntu ku isi, berceau de l'humanité, rwanditse amateka kuva kihagera kugeza n'uyu munsi. Impamvu yabyo nta yindi ni ukwita ku rusobe rw'ibinyabuzima muri pariki y'Ibirunga, birimo inyamaswa zitandukanye nk'inzovu, imbogo ndetse n'ingagi zari zirembejwe na ba rushimusi. Uyu wavukiye i San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera guharanira uburenganzira bw'inyamaswa cyane cyane ingagi zo mu birunga, yaremye aguza n'amafaranga yari kuzamuzana muri Afurika kwakora ubushakashatsi kuri izi nyamaswa. Yabonaga kuri za televiziyo gusa
atari ya pariki y'ibirunga. NYIRAMACIBIRI niwe wari kuri ingagi, yari shefu w'ingagi cyane, nari umushumba, nararagiraga twiba parake. Namubonaga hariya kwa NYIRAMACIBIRI nyine hariya mu kirunga cya Bisoke. mwamufashaga gute mu gihe cyanyu? Twamufashe gute kwa ntabyo twari tuzi, twebwe ko twari abashumba, twebwe twiba parake, akaza gushyiraho itegeko bakarasa inka tugahubukamwe tugahunga, nuko bari inka zari ziri muri pariki. Barashemo zingahe icyo gihe? Ni nyinshi ntabwo nkibuka umubare. Oya muri 73 nta nka yongeye gusubiramo. Wabonaga ari umukecuru ukuze cyangwa yari afite ingufu? Yari umukecuru da, kandi ntabangana hano se. Yabaga yambaye ate? Yambaraga kizumu nyine, yambaraga amapataro. Icyo gihe twebwe n'aho twabonaga umugore wambaye ipataro, yambaraga amapataro. Yari wenyine n'abazungu bazaga bamusangamwe abandi. Red Blue JD. Ni mu rugendo rwerekeza mu bwami bw'ingagi mu misozi y'ibirunga hagati y'ibirunga bya Kongo, Uganda n'u Rwanda. Ni ku ruhande rw'u Rwanda ku gicumbi cy'abantu uburenganzira bw'ibiremwa bivugwaho na siyanse ko bifitanye isano iri hafi n'ikiremwa muntu. Ni hagati y'ikirunga cya Bisoke na Karisimbi, inkambi ya Dian Fossey waje kugaburirwa izina rya NYIRAMACIBIRI na bakavukire yahasanze. Ese ubundi izina NYIRAMACIBIRI yari hawe kubera iki? Ese nyuma yo kuza muri Afurika agendeye ku bushobozi bw'inguzanyo ya banki yaje kwaca ingando gute? N'ibindi ku buzima bwe ntucikwe nabyo. Ni mu kiganiro cyacu cya none aho tukubwira amateka y'umunyamerikakazi Dian Fossey wemeye kwitangira ubuzima bw'inyamaswa zo mu birunga akajya kubana nazo mu mbehe kumanya amenyo uhageze wese, akenshi wayiganjemo n'imvura y'amahindu ihabwa ititaye ku bihe. Njyewe guhika